Ni weekend yo kwibagirwa, ni weekend isize amakuru mwijwi ry'umufana bati ku munsi w'ejo ihene yivuganye Muchoma, ariko uyu munsi noneho ihene yivuganye Nyirakabari. Claude, ni umukino bigoye gusobanura, umukino bigoye gusobanura, umukino mutakaje imbere y'amagaju. Abantu bazi ko kuba ku munsi w'ejo Rayon Sport yatakaje muze gushyira imbaraga z'umurenge, ariko n'ubundi birangiye mutakaje amanota. N'umukino wasobanura gute? Uyu mukino ntabwo wari umukino wari woroshye, ni umukino twari twiteguye neza, ariko twabonye amaokaziyo agera muri 7 mu 8 namwe mwabirebaga, tugira amahirwe make ntabwo tuyatsinze, ariko match turayitakaje. Ntabwo twari twateguye, ariko biratubabaje ubwo ni ukugenda umuntu agategura Retour yategurwa ite kuko Retour murayitegura mutekura ko muratakaje, Rayon Sport yaratakaje, ntekereza ko Retour ihindura isura. Icyo nakubwira cyo hari byinshi twigishije, twatakaje amamatch atari ngombwa, ariko tugiye kwitegura iyi Retour ibintu byinshi bizahinduka. Match tuba tuyitakaje bitari ngombwa, ariko umupira ibije ibyo wateguye utabibonye nta kundi Imana iba yabipanze. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Akaba ari rero kapiteni w'ikipe ya APR FC, akaba ari Niyomugabo Claude. Reka mvuge ko intwari y'uno mukino mu by'ukuri, nubwo Ndayishimiye Edouard yatsinze igitego, ariko intwari y'umukino ni umusore tuwa Clement. Sinzi amakuru aza kumbwira niba ari ukuri ngo wamaze imyaka 4 muri Mukura, ariko ugiye mu magaju bwa mbere mu mateka amagaju atsinze APR. Ni umukino wagenze kuri wowe? Nibyo koko namaze imyaka 4 muri Mukura. Iyo myaka 4 namazemo nagiyemo ndi umwana, so nza guhura na challenge ikomeye muri na Sebwato n'umunyezamu umuhanga. So noneho championnat irarangira, saison irarangira, ndavuga ati ndashaka nanjye kujya gukina, ndashaka mbona umwanya wo gukina. Nibwo naje muri Mukura, nibwo naje mu magaju, njyayo barandekirita ndagenda ndakina. Clement, ndashaka ko ureba hari uburyo bwabonetse mu gice cya mbere umupira wanga kujya mu izamu neza. Sinzi wenda nimo amashuri hafi kugira ngo banyereke usa nk'usubiriramo ibintu byakubagaho kuri reaction ikomeye twabonye mu gice cya mbere. Na action wasobanura byagenze gute kuri wowe? So icya mbere ni ukuba pose bwizamu, n'ahantu ugomba kuba pose ugakina witonze. So coach yari yambwiye muri match nitonde contre 1 nuze baronjyana amaboko ndayikina. Nanjye nibitangaza ibintu bimbayeho ni uburyo bwabaye. Niba nawe ugeze usubira inyuma ngo uburebe ahangaha, ni n'uburyo bonyetse mu kanya ku mupira wa ahantu benshi bamaze kubara ko ari igitego. N'umukino mu mikino umaze gukina uyu wawushyira ku ruhe rwego? So ngiye ikintu navuga, sinzi ukuntu nanjye byagenze, gusa icyambere ndashimira Imana kuba yabanye nanjye nkabasha kuba nitwaye neza kuri match. Ni match bikomeye, ni match bayagurisha umuntu, so ugomba kuba concentré. Ubu ni uburyo bwabonetse muri match bukomeye cyane, ugize match nziza cyane. Merci beaucoup. Yabwo nizeye ko mugiye kwishimira intsinzi Nyamagabe.